cyageze ncuruza akadobo k'amakara icyo gihe nigiriye inama ndangura amakara ndagenda nyasuka ku muhanda kuko gukodesha inzu byo nta bushobozi bwabyo nari mfite. Twongeye kubasuhuza nshuti za Nkunda Kristo TV nkuko mubibona uyu munsi tugarukanye n'umukunzi wanyu Mama Bonheur. Niryo zina tumumenyereyeho. Tugiye kugaruka ku butumwa bwiza n'ubundi nkuko dusanzwe tubabwira abakunzi bacu. Nimba ukunda ubutumwa bwacu twandikire muri comment utubwire ku bindi bintu twababwiraho, utubwire n'irindi jambo ry'Imana ushaka ku bantu bakeneye yuko tubasengera namwe mwandike muri comment tuba tubareba tuzajya tubasubiza tunabasengere. Mutumenyereye ku ijambo ry'Imana nkuko tubabwiriza ubuhamya. Uyu munsi rero Mama Bonheur agiye kongera tubwire ku buhamya bwa ukuntu byagiye bigenda, ubuzima ukuntu bwagiye bugenda nkuko mwabyumvishije ku by'ubushize yatubwiye. Mama Bonheur tugahaye ikaze. Murakoze cyane. Ndabona mumeze neza. Mama Bonheur nkuko bisanzwe. Nagiye mvuga ubuhamya bwinshi ariko hari bumwe nshaka gusa nkaho nakongeraho ntagiye mvuga. Ku busanzwe musanzwe muzi hariyongeraho hari igihe cyageze ncuruza akadobo k'amakara. Icyo gihe nigiriye inama ndangura amakara ndagenda nyasuka ku muhanda kuko gukodesha inzu byo nta bushobozi bwabyo nari mfite. Ubwo naragiye mfata umufuka wa mbere ndibuka nari nayiranguye ari imifuka 4 ndagenda suka ku muhanda. Ubwo nasutse umufuka wa mbere musuka ku muhanda mvuga nti ngiye kujya mpicara gusa ntago natinya kuvuga ko ku nshuro ya mbere narabitinye. Mfata umukobwa twabanaga aho ngaho mu rugo ndagenda suka ku muhanda ndakubera ko duturiye ku muhanda. Umunsi wa mbere twatashye nta muntu n'umwe utuguriye. Ariho mvuga burya hari ukuntu Imana ifunga amayira ariko ifite umugambi. Ubwo yaratashye nyine ataha nta nakamwe acuruje. Ku munsi ukurikiyeho ndavuga nti reka nigire wenda nuko batamuzi nanjye ndagenda ndasuka. Ndibuka ko nacurujeho ubudobo 2 indi minsi yose ikurikiyeho nta muntu wigeze angurira. Reka tubakumbuze baze kubukurikirana sibyo? Yego. Nkuko bisanzwe urabizi ko umuco wacu ari gutangirana n'ijambo ry'Imana tunasenga. Yego. Reka tubanze dusenge ubundi ewana tubahaye ikaze. Yego, ni karibu kuri buri wese. Ni karibu kuri buri wese. Reka dusenge Imana. Mana warakoze kuturinda, warakoze kuturengera, warakoze kubana natwe. Dukomeje kukwereka rero n'ubundi kugira ngo ubwiza bw'Imana bube kuri umwe wese. Abafite ibibazo ubarengere kandi abarwayi bakize mu izina rya Yesu. Ababuze ibyo kurya bagaburire mwami wanjye. Dusenze tuzi kugiye kubana na buri mwe wese ufite ibibazo bitandukanye kugiye kumurengera ngo bikorere kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Watubwiraga uburyo watangiye ubuzima bugucanze. Yego. Ufata akadobo k'amakarati ubu ndagiye gucuruza. Yego. Umukozi biranga. Umwana mwabanaga ubwo yari umukozi yari umwana mwabanaga. Yego, umukobwa twabanaga underera abana. Akora nyine akazi ko mu rugo se cyangwa ari inshuti? Akazi ko mu rugo. Akazi ko mu rugo. Ubwo se icyo gihe urumva ufashe akadobo k'amakara. Ndi na mwarimu aho. Uri na mwarimu. Umukozi wa leta. Ubwo ugomba gutunga umuryango ukagenda ukita ku mupapa ariko wa muganga ukaza no guhemba umukozi. Ubwo so umukozi wamuhemba gute? Wumva ubwo ubuzima bwari bumeze utyo? Nkuko nababwiye mu biganiro byatambutse mu by'ukuri byari bigoye. Ubwo urumva wenda icyo gihe ncuruza amakara ntabwo cyane nari ngambiriye kugira ngo mbone uko namuhemba, ahubwo nari ngambiriye kugira ngo abana babone icyo barya. Byaragoranye rero n'ubundi bikajya bigorana. Marerezuma ko n'ubundi byaje kurangira aducitse akigendera akajya ahandi. Icyo gihe bari bafite ibyo kurya ari naho mbwira abantu uyu munsi bashobora kuba bahura n'ibibagoye cyangwa bibagerageza kubona uwo mubana uri mu bibazo biragoye. Bijya byemera umuntu ari mu bisubizo ariko mu bibazo biragoye. Gusa nanone ntabwo naje gucika intege. Icyo gihe ndabyibuka icyo gihe byaranze umukozi agiye umugabo atangiye kujya abona imbaraga twigira inama yo gukora utwamverope mu mpapuro. Ubwo icyo gihe umugabo yari ari kwa muganga, umukozi ariwe muri kubana. Reka tureke kwihuta tubanze tumvuga ukuntu wacuruje amakara. Ubwo urumva umukozi aracyahari. Reka tutangire handi umukozi agihari. Umunsi wa mbere mugiye gucuruza amakara abakiriya murababuze uratashye. N'isoni n'ikimwaro mwarimu kazi mu makara. Muri kiriya gihe yari abantu twubaha. Abarimu bari abantu twubaha. Na n'ubu barubashywe. N'abakozi ba leta. No kuvuga ngo
umunsi wa mbere amakara biranze Yego. usubiyeyo, Yego. umunsi wa kabiri byagenze ute? umunsi wa kabiri ngewe nigiriyeyo kuko naratekereje nk'uko nari maze kubivuga, naratekereje ndavuga ngo byanga bikunze ubwo umunsi wa mbere bataguze nuko ari umukobwa wanjye wari waguze, reka ngewe nk'umuntu usanzwe mpatuye uzwi, urumva na mwarimu muri karitsiye aba ari umuntu uzwi cyane, kuko ubundi ibyo urumva byose bijya kuba nari maze imyaka 3 mpatuye, urumva muri make nari nzwi, byongeyeho mfite abantu bagenda banyita tica, umva ko byanga bikunze ntazabura abantu banteza imbere. Ubwo rero umunsi wa kabiri nk'uko nabivuze ngiye nigiriyeyo, cyabikora turicarana n'uwo mukobwa kugira ngo byibuze babashe kumenya ko ari uwanjye. Tugezeyo rero twacuruje utudobo tutarenze 2, nuko icyo gihe ndabyibuka nagurishije aka 300 n'akandi ka 300 nyura amafaranga 600, ariko nyuma yaho bihita birangiriraho icyitwa amakara kiba kibuza abakiriya. Ubwo biba ngombwa ko tuyacana tukarangiza, ubundi nari narayafasha ari n'ideni, nabyo ntabwo nabivuze, nari narayafasha ari ideni, ubwo nsigara njya gushakisha uburyo noneho amakara y'abandi nzayishyura, ariko Imana iza kungirira neza, nza kubona ubwishyu bw'ayo makara, ideni ndivamo, nuko ubuzima bukomeza kuvuga ngo ubuzima burakomeje nyuma yo gucuruza amakara mu ideni. Yego. Ari nuko ukomeza ku Mana yawe inamba usenga. Ndashaka kuvuga kuri icyo kintu, hari abantu benshi bahura n'ibibazo, yasenga Imana noneho kugira ngo asubizwe ibibazo bikarushaho kwiyongera. Ari naho nshaka kubwira abantu rero, hari ukuntu Imana iba yakwishyiriye mu ishuri ikagushyiramo kandi ugomba kwiga. Icyo nkundira Imana, iyo yagushyize mu ishuri iguhuza n'ikigo gifite ishami ugomba kwiga. Aho hantu rero iyo mpageze njya mbwira abantu benshi, abantu bazi ko ibibazo byabo cyangwa se ibigeragezo biva kuri Satani. Oya, ntabwo ibigeragezo byose biva kuri Satani, ahubwo hari igihe bita kuba ari ikigeragezo, ahubwo akaba ari ishuri ry'Imana. Iyo Imana yari gushyizemo rero ukiga neza, wirinda kwitotomba. Aho hantu rero narahageze nkora kimwe byanga, nkakora ikindi bikanga, nkarushaho kumva nkunze Imana cyane, kuko ntabwo nge nigeze ndeka Imana. Ntekereza ko ari naho hari yamaze kubona ko niba navuga ngo yabonye ko nshyitse, sinzi niba wenda n'abantu nishyize hejuru cyangwa se nyize gute, ariko Imana mu buryo bwose yangerageje. Ntabwo nigeze ndeka gukorera Imana cyangwa se kujya gusenga aho byashobokaga. Yego. Urumva icyo gihe ubwo gusenga se wajyaga mu byumba, wabaga uri gusengera mu rugo, urumva nyine nkaye hari nk'umuntu wakibaza, urumva umuntu abayeho muri ubwo buzima, sibyo? Umukozi already yagiye. Yego. Uri kwita ku bana, ndakeka bari batoya, bari bake batoya, bari no kwiga. Yego. Umwana urita ku mwana muri kiriya gihe ajye kwiga, ubwo n'umubyeyi uri kwa muganga nawe agomba kwitabwaho, sibyo? Yego. Kibaza icyo gihe wajyaga gusenga mu byumba, wabaga uri gusengera mu rugo, nyine mu buryo wakoraga mu amasengesho. Hari umuntu ushobora kuvuga ati muri iyi minsi urabibona, Yego. ninsengera mu rugo cyangwa se ninjya ahandi hantu, kuvuga ati mu gihe akazi kanjye kugira ngo kadapfa ngomba kuba nicaye wenda mu rugo ngasenga. We ni nk'ubuhe buryo wabikoragamo n'umuntu uri kubyumva yumve ko ari ari uburyo nyine, urumva iyo uri gutanga ino discours hari abantu ifasha. Yego. Hari n'abantu h'umurongo akavuga ati uyu mumama nimba yarabigenje utya, nanjye nimba ndi umumama ndi mu bibazo bimeze gutya na gutya, mbaye nk'uyu mumama, nyine ubera abantu icyitegerezo nk'uko abantu benshi turebera kuri Yesu ko ibintu yagiye akora tukamureberaho tukamwigiraho. Sibyo? Wabigenzaga gute kugira ngo n'umuntu uri kukumva nawe abonereho isomo ry'ukuntu yazajya asenga nashikame ku Mana? Yego. Hari uburyo bwinshi nge nakoresheje mu by'ukuri muri ibihe byagora benshi, kuko hari n'ibitakemewe. Ndabyibuka icyo gihe twari dufite nka groupe y'amasengesho nk'uko twagomeje kubivuga. Groupe y'amasengesho, urumva wenda nk'iyo nabaga ndi mu bitaro ndwaje umugabo, akenshi byaragoranaga, ariko buriya CHK kuko ariho narwarije cyane imyaka igera muri 2, hariyo kiliziya hakaba n'urusengero. Urusengero ubwo rwari ruhuje aba groupe protestant, ari nayo ndimo. Ubwo rero no kuvuga ngo icyo gihe iyo byabaga byanze, niyo nta materaniro arimo, naragendaga nkajya ku muryango w'urusengero nkahapfukama, ko ntago ari kwiyemera. Naragendaga nkahapfukama, murabona ko akenshi inshuro nyinshi abarwaza ntago bari kumwe n'abarwayi. Iyo bavugaga bati musohoke dukurikirane abarwayi banyu, kwa kundi basohora abarwaza abantu benshi turabizi iyo turwaje kwa muganga, nahitaga nibwiriza nkajyana ku muryango w'urusengero, kuko ndabyibuka ko hari igihe nagiye gusengerayo nzi ngo rwose ndi bugaruke nsanga byarangiye.
nuvuga twaga tutari kwa muganga rero reka nkomerezeho nanone hari umunsi umwe nabonye arembye mbona birakomeye nza kumenya ko ahantu igasanze hari groupe yahuriyeho y'abanyamasengesho n'abantu bake tuziranye kwihangana byarananiye kuko numvaga ubushobozi bwanjye bwararangiye ubw'abaganga bwararangiye kuko ari igihe cyageze abayo nta n'umuti n'umwe ari kumwe nimbikubwiye abayo nta n'umuti n'umwe ari kumwe ahubwo bagamije kugira ngo babanze barebe uko bimeze nageze ndibyo genda byibuka namubwiye nti rero mu jwi rye yari afite no mu kumva guke yari afite kubera uburwayi namubwiye rero ngiye gusenga ndamubwiye ngiye gusenga igasanze ndabyibuka icyo gihe arambwira ati rero si koko uransize ariko suko ntagombye kumugumira iruhande ariko nageze mbona Imana niyo yonyine nishikamijeho icyo gihe ndabyibuka nafashe itike ndagenda igasanze njya gusenga ndanabyibuka nibyo mvuga abahanuzi bariho benshi ariko abenshi nabi binyoma reka mvuga ngo icyo gihe nasenganye nabi ukuri ndabyibuka icyo gihe Imana yamvuzeho ikoresha umuntu utanzi arambwira ngo Imana igiye kugukorera igitangaza kandi byakuzanye hano Imana igiye kubishyiraho iherezo mu minsi mikeya ubwo urumva ni mu gihe turi kwa muganga mu gihe wenda twabaga nanone hari ukuntu ubundi twatahaga mu mashifti rimwe tugataha ubundi agasubirayo igihe gito twatashye ikindi twasubiyeyo gusenga rero ntababeshye ndabivuga ko nabikoze ikigene kigibu ntabwo byemewe ngo ntabwo byemewe ndabyibuka ko ishyamba Nyiraruhinga ryitwa Nyiraruhinga kuba hazi hano Karama nibyo niberagamo icyo gihe bakavuga ngo abajura ngo bafatire abantu ngo bakabagirira nabi cyane igitsina gore hari umunsi umwe ndabyibuka najyaga njyana n'abantu ariko umunsi umwe aribyo ibibazo uko birushaho kugenda birushaho kuba byinshi umunsi umwe ndavuga nti Imana najyanye n'abantu biranga nasenganye n'abantu biranga yewe n'umugabo twarasenganye biranga uyu munsi ndashaka gusengana nawe turi babiri ndagenda mbese ntihandi umuntu aba yihaza amagara yumva avuga ko none asigaje mbese kumva Imana cyangwa se kubona Imana ikora icyo genda njyenyine mu iryo shyamba nashize icyo bita ubwo ndavuga nti nabiki ndi kumwe n'Imana ndagenda Bibiliya icyo gihe narayisize ndabyibuka kugira ngo atagira ko ngiye gusenga cyangwa se hari ibindi binjyanye kugira n'abantu baratashyaga icyo genda bisanzwe ndagenda ndicara nga nangize Imana nyicaza ahangaha ndabwira nti Imana rero uyu munsi niwe tugiye gusengana kandi niwe ngiye kubwira ibyanjye ndicara ndayibwira nza mfite icyizere ko yanyumvishije kumvisha kandi koko byanga bikunze kuba naravuye y'amahoro ntawe uje kunsaka ngo nyambure ntawe uje kunsaba nyuko abandi bavuga ngo bafatire abakobwa n'abagore icyo cyonyine cyamaye icyizere cyuko nagendanye n'Imana kandi ugarukanye n'Imana iri no kukumva ni ukuvuga ngo urasenze urasubijwe umuhanuzi arakubwiye dusubiye inyuma gato kuvuga ngo muri icyo gihe urumva ibibazo byaraje sibyo hari ukuntu abantu dusenga tuvati wenda urugero Imana kuba yarasubije iki nasengera n'iki kagisubiza ubwo gusenga Imana kugira ngo ufate umwanzuro wo kuvata indi muri ibi bibazo biragoye kuba umuntu yafata igihe cyo gusenga ari mu bibazo abantu benshi babivamo nicyo rero narindi kuganishaho ni ukuvuga ngo urumva biragoye ko wahita ufata icyemezo kuvuga ati ngiye gusenga Imana umuntu ari mu bigoye urabona ikuntu byari bigoye nko kuri kubitubwira niki cyaguteye kubona izo mbaraga zo gusenga ugashikama ku Mana ntuve ku Mana reka mbivuga abana bigitangira ntabwo navuga ko izo mbaraga ari nge wazihaye kuko ndabyibuka ibyo bibazo byose bijya kuza Imana yarambwiye ngo inyambitse imbaraga ngira ngo wenda ngiye kubwiriza cyane ngira ngo wenda ngiye kuba umuhanuzi ngira ngo ngiye kugira gute ariko Imana yambwiye ngo Imana impaye imbaraga imbere hagiye kuza Imana impaye imbaraga ndetse zitazabonwa n'undi wese kandi koko Imana yarazimpaye kuko ndabyibuka niyo nabaga ndi kwa muganga nabaga nkomeye uwazaga akamureba ndabyibuka arabazaga bakamureba ukabona bagize emotion bararize nanyize nkavuga ni mukomere muhumure umugabo wanjye arameze neza ntacyo azaba akaba ari ngiye kubakomeza kugira ngo bankomeze ni imbaraga rero nakuye ku Mana ntago navuga ngo ni imbaraga wakuye ku Mana tuvuga muri kwa muganga ugiye gusenga nkuko babitubwiye Imana irakubwiye ngo umugabo Imana iragusubije of course kubera kwa ubwo Imana ikiguhanurira Imana ifite uburyo bwinshi ivugamo irakubwiye gutumye nk'umuntu utazi
usubiye kwa muganga. Yego. Wageze ubiganiriza umutware. Yego, Ese umutware iri kwa muganga Yego. wenda hari ukuntu umuntu aba arwaye we ubwo akaba yarihebye, Yego. akaba ari we muntu utuma ugira intege nke. We ni iyihe motivasiyo yaguhaga nk'umuntu urwaye cyangwa yagucaga intege ukumva ibintu akubwira nyine ni ibiguca intege, cyangwa nawe yari mu bantu baguha imbaraga zo gutuma na za mbaraga Imana yaguhaye ziyongera? Yego. We ni uruhe ruhare yari abifitemo nk'umuntu urwaye? Ntabwo navuga ngo yigeze anca intege cyangwa nawe ngo azicike, ko ndabyibuka nawe hari igihe iyo yabaga yabende bamukuyemo nk'izo serumu, mbese hajemo akantu, yajyaga muri jaride yaho ndabyibuka, tukajyanayo tugasenga Imana. Gusa igihe kimwe cyarageze nkumva ari gusenga isengesho mbese ashaka kuruhuka kubera ububare yari afite, nkumva ashaka kuganisha wenda kuba wenda Imana yamucyura akitahira akaruhuka. Ariko igihe kimwe Imana nawe yaje kumusanga, iramusanga ubwe ku giti cye. Ariyo mpamvu burya abantu bajye bakunda gusenga no mu bibazo, niba nta nijwi ufite ryo kuvuga, byibuze unasengere no mu mutima, kuko buriya gusenga isengesho ryonyine ni ryo muhuza wawe n'Imana. Icyo gihe ndabyibuka ngo arasenze nijoro agiye kuryamana, namusizeyo gatoya, ngannye mu rugo ngiye kureba abana, kumva twana twari dutoya, asenga Imana, irangije iramubwira ngo nahumure, ibibazo byiraje bigenze neza. Iramubwira ngo hari akagobe ndimo gushyira, kuko icyo gihe hari habaye ikintu kidasanzwe, yitumira mu kanwa. Ubwo yari yitumiye mu kanwa, numva twarababwiye uburyo yitumiye mu rubavu bikanga, hasi bikanga, akagera ku rwego yitumiye mu kanwa. None amaze kwituramira mu kanwa, bigeze mu iryo joro agira ikintu bita umuriro mwinshi cyane. Imana irangije iramusanga, iramubwira ati nakagobe nkomeje gushyira muri wowe cyangwa se nkize mu baganga, kugira kuko icyo gihe twagombaga no gutaba bakamucyura buryo. Ariko Imana yangije amubwira ngo aka kagobe ndimo gushyira karimo gutuma uguma mu bitaro, niko kazavamo igisubizo ka byose. Yego. Urumva rero nawe aho yarari ntabwo yigeze acika intege. Niyo hazaga umuntu azi ko ari umukristo, yaramubwiraga ati nsengera, uje wese ati nsengera, uje wese ati nsengera. Yaba afite akabaraga nyine nkuko navuze, akajya muri iyo jaride twiherera n'Imana tugasenga, n'abo turi kumwe ntibamenye wenda turi no gusenga, ariko turi gusenga. Uyu munsi wa none rero turagaruka ku kintu cyitwa ikintu cyakumotive, cyatumye ugira imbaraga. Umunsi nicyo kintu turagarukaho kugira ngo n'abantu batwumva, n'abantu bafite ibibazo, abantu bihebye, abarwayi, nyine babone ukeneye inzara, babone ikintu kibakomeza, nyine babone imbaraga, ikintu gituma bakomeza gusenga. Ni ukuvuga ngo utangiye kumva, atangiye gusenga isengesho ashaka kwitahira. Urumva nk'umuntu wasengaga ngo umutware wanjye akire, icyo ni ikintu cya mbere gituma umuntu acika intege. Ibyo bintu mu by'ukuri ntabwo byegeze biguca intege ngo bitume uva kuri ya Mana yawe? Navuga ngo ntabwo byabura nk'umuntu wambaye umubiri, kuko nabyibuka igihe kimwe njye ntabwo nabikoraga mu buryo bwo gucika intege, ahubwo nabikoraga mu rwego rwo kugira ngo niyakire. Ko igihe kimwe cyarageze mbona abantu, hari umunsi hapfuye rwose yatambuka imirambo 9, kuko sare twari turiho yari yegereye kuri morgue. Ni ukuvuga ngo kuri sare ya kabiri ni sare yari ifite umuryango umanuka ujya muri morgue. None icyo gihe ndavuga ngo habayeho kwiyakira. None ngiye gucika intege, nkahita ntekereza abantu bapfakaye kera, nkahita numva ndigaruye, nkavuga nti subundi bariya bo ko Imana yabyemeye. Nashaka kugira ngo nsuhuze umutima, nkahita mvuga nti se kuki uri Imana yabyemeye. Ibyo rero bigatuma mvuga ngo Mana bibukusha, ko rigiye nasengesho bivuga ngo bibukushaka, ko navuga nti bibuko nshaka harabaho kwirwanirira. Ndavuga nti Mana bibukusha, uko ushaka nibuko nshaka. Yego. Hari abantu benshi rero bajya bibaza, ugasanga nk'umumama baravuze ati urumva ukuntu yari abayeho, icyizere cyo kuzakira ndakeka cyari gike. Sibyo? Cyari gike. Urebesheje amaso cyari gike. Hari abantu bajya bibaza, kibaza ati se ni iyihe mpamvu, cyangwa ntabwo wigeze ugerageza kugira hari ukuntu umuntu ugeraho ukamwibagirwa, ukavuga ati uyu muntu ubu ntabwo tukiri kumwe, ubuzima buragiye, ngomba gutangirana ubuzima n'undi muntu, reka tubivuge muri ubwo buryo. Icyo gihe ntabwo kigeze kigera ngo ugire ibitekerezo nk'ibyo ngibyo? Njye ntabyo nagize, ariko ahubwo hari abo byabayeho, ugasanga nk'umugabo cyangwa se umugore arwaje umugabo, ugasanga aramuvuze ati ngiye kwita ku bana, ngiye kuzashaka ibyo gufasha abana,
kubera ko yabonaga byanga bikunze umugabo atazakira, cyangwa se umugabo akabona ko umugore already abona ko byarangiye ariko atazi iherezo ryabyo agahita amusiga aho ngaho aryamye, kuko twari tubafite benshi utagira n'umuhereza igikoma kubera ko umurwaza we yamaze kugenda, yamaze kwiheba akigendera. Ariko ngiye rwose ndumva nakwitangira ubuhamya, ntabwo icyo kintu kigeze kimbaho, kuko narwanye ishyaka uko biri kose, numva mfite no kwizera ko hari icyo Imana yakora, kandi ni nabyo ndi kuvuga uyu munsi. Ni nabyo uri kuvuga uyu munsi. Ubuzima burakomeje rero. Ubwo urumva ari kujya ku bitaro akagaruka, agasubira akagaruka, n'umukozi yaragiye. Mu by'ukuri b'abana bari babayeho gute? B'abana nize nyine nubuhe buryo ubuzima bari babaye? Murumva barigaga, si bari banyeshuri barigaga, ugomba kujya ku bitaro. Harimo kamwe kiga abandi bari batarakora. Abandi bari batarakora. Ubwo urumva abo bandi batarakora basigaraga mu rugo. Wagiye ku bitaro, ugomba kugaruka ukajya ku ishuri, ukita ku bana, ugateka, ukagemura, ukagera n'igihe cyo kwita ku bana. Muri icyo gihe cy'iyo myaka ubwo buzima bwari bumeze ute kugira ngo abo bana ubibalansinge, nyine ubishyire ku murongo uri umuntu umwe, ubikore kandi bigende neza ku murongo? Igihe cyarageze urumva no kutabona umukozi n'iki, mpamagara umuvandimwe wanjye wari ufite n'urugo, araza rwose andirira abana kugira ngo ndebe ko ubuzima bwabasha gukomeza. Ubwo wandereye abana, nyuma gatoya urumva yarihanganye pe, yarihanganye, nawe ndamushimira, atitaye ko nawe yari afite urugo, yaraje asigarira ku rugo anderera abana, ariko mu gihe kitarambiranye cyane nza kongera kubona umukozi tubana amfasha kurera abo bana. Umukozi wa kabiri abaraje, murabanye. Ubuzima bw'uwo mukozi wa kabiri ubwo ariko ikintu tugomba kugarukaho se muri icyo gihe, urumva umukozi araje, uwa mbere agiye kubera ikibazo afite ubwoba bwo kuzahembwa. Urumva we impamvu yagerega yari amaze igihe kinini amenyeye ubuzima bwiza, urumva bwarahindutse, abona ibintu birahindutse. Yego. Urumva abakozi benshi turabaraza bakeneye amafaranga, nicyo kintu kiba cyabazanye. Bakaza bagakora bagahembwa, bagakora bagahembwa. Ese ubwo buzima bwo kuba ufite uwo mukozi, bwo kuba ufite umupapa kwa muganga, urumva tubwiye ukuntu wacuruje amakara, icyo gihe no kuva ku bushobozi buba bwabaye buke. Nyine ubwo bushobozi bwo kugira ngo ubashe kujira ibyo bintu, nta zindi mbaraga witabaje? Nta zindi mbaraga, ahubwo buriya ari nacyo nshimira abantu, cyangwa se nshishigariza abantu, nshimira abantu bagira abantu kwa muganga. Hari igihe abantu bansuraga, umuntu ugasanga nsigiye 5,000, hari unsigiye 10,000, hari unsigiye 2 ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo byagendaga gutyo nanjye nabaga ngomba kumenya umukozi. Wenda hari igihe cyageraga pe sindi bwiyemere, simuhembera igihe, ugasanga wenda ukwezi kurashyitse harenzeho iminsi ngahe, ariko iyo nagiraga amahirwe abavandimwe bansuye, ari naho nshishikariza abantu, umuntu uzamenya ko ari umuvandimwe uri kwa muganga agomba kumugeraho uko byagenda kose, kuko ibibazo bari byinshi. Yego, ubwo rero ni ubwo buryo, nta zindi mbaraga nitabaje ngo nce ku ruhande, baya ntazo pe, ko numvaga nge nkomeje ubukristo bwanjye. Ubukristo wari ukomeje kandi n'Imana ikomeza kugushyigikira. Ikiganiro cyacu kiri kugana ku musozo. Nk'umuntu uri kukumva, nk'umuntu ufite ibibazo bisa nk'ibyawe, hari abantu baba bafite ibibazo byenda gusa, ugasanga ni 100% ariko birasa, kuko hano hanze dufite abarwayi benshi, dufite abamama benshi, bafite abapapa babo barwaye, bafite imiryango yabo, bafite abagore barwaye. Nk'abo bantu ni nk'iyihe nama wabaha kugira nyine nabo bakureke gukomeza kwiheba, bakurimba banambe ku Mana, kuko turabibona ko Imana ari ishoboye byose. Muganga wa mbere burya ni Imana, niko ni nako byagenze. Ufite n'ibihamya. Ni nk'iyihe nama waho abo bantu bari kukumva uyu munsi wa none? Ku nama zo zirahari cyane ku muntu ufite umurwayi akabona arembye. Kirazira kumuta, niba umufite kwa muganga rwana nawe ubwo rugamba, kuko rega no mu masezerano tuba twaragiranye haba harimo ngo waba muzima, waba urwaye, waba ugize gute. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo utati icyo gihango buryo buhishe itegeko ry'Imana, ari naho Imana ishobora guhera, ahubwo ugasanga nawe birakuretse bitari ngombwa. Ubwo rero mugabo mugore ufite umuntu kwa muganga, mube hafi, nibiba ngombwa umurindi cyitwa ikibazo cyose, kuko abafite urundi rugamba ari kurwana nabyo. Ko ndabyibuka icyo gihe hari ibibazo byinshi nabashaga kwikemurira nkarwana nabyo, simubwire wenda ngo ukwezi, sinashobora kumubwira ngo umukozi igihe cye cyageze cyo kumuhemba, cyangwa se abana bakeneye
urwo rugamba ni urugamba umuntu agomba kurwana ku giti cye, umurwayi ukamuba hafi kandi nanone abarwayi rega nabo tugomba kubagira inama kuko hari n'abarwayi nabo bagora abarwaza. Abarwayi rero nabo ugasanga bakamenya ibihe barimo, ugasanga barimo gusaba ibidashoboka. Aho rero uretse n'abarwaza n'abarwayi nabo ni ngombwa kugira ngo basabe ibishoboka kugira ngo agendemo neza n'umurwaza, kuko burya umurwaza nawe nubwo aba atari kubabara ku mubiri ariko burya abafite ikibazo muri mind ye, abafite ibibazo byinshi ku buryo akenshi ushobora no kumwangiza uhajemo no kumuhabura cyangwa kumusaba ibidashoboka. Ni ukuvuga ngo ikiganiro cyacu nk'uko mubibona turagishoje. Uyu munsi wa none hari abantu bakeneye kubasengera. Uyu munsi ubu urimo amapasiterine, ubu twagimaze kukugira amapasiterine twarakubatije. Uyu munsi hari abantu bakeneye kubasengera, hari abarwayi bakeneye ko basura ukabahumuriza, hari abantu benshi bakeneye ubutumwa bwiza, bakeneye imbaraga z'Imana, n'abaguye bakagaruka mu rusengero. Uyu munsi wa none tutakurebeye kuri YouTube, nta rundi rubuga twagushakiraho cyangwa se ahandi hantu twakubona, abantu baba bagukeneye. Urabizi ko hari ukuntu abantu hano hanze bakenera kumva nk'umuntu araguhamagaye, nk'uko tujya tubibona kera mu butayu tugasanga nk'umupasiteri yasize nomero ku rutare. Muri ubwo buryo nyine, nk'ubwo buryo ndi kubivugamo, ni ubuhe buryo bazajya bakoresha ngo bakubone hafi kandi biboroheye? Mbare nimero za telefone zibabwiye ko akenshi niyo bigenze gutya hari umuntu dukeneye, ntabwo ari ngombwa kugira ngo abone njye ujyayo. Wa mugabo Imana yagiriye neza ndamugoherereza akajya kubabwira. Niba ufite proof zifatika, niba ufite ibihamya bifatika, kuko njye bumbivuga ntabwo bigaragara neza, ariko iyo agize gutya akabereka inkovu ati nabazwe gatanu akazibereka wandi yari aho bishoboka, burya nibyo bibafasha kurusha. Ubwo rero waba dukeneye rwose agira na groupe yo kwita ku barwayi abamo ku Muhima abereye perezida. Bamushaka rwose nta kibazo. Ubwo ku Muhima natwe tukaba twagira kandi tujya tugerageza kuba hafi bashoboka mu bushobozi buke dufite. Ni ukuvuga ngo ngiye ku Muhima wamubona. Yego warije muri groupe. Warije muri groupe wamubona nk'uko bisanzwe ni Papa Bonheur, nta muntu utamumenya. Nkundiye Christophe. Naho izina ryaturutse. Urabitahuye rwose naho ryaturutse. Ni ukuvuga ngo iyi ni Nkunda Kristo TV nk'ibisanzwe. Nomero ze muze kuzishyiraho mu cyakodinze bajye bazibona, babahamagare mu basengere, banamurebere ku Muhima nk'uko bisanzwe. Akaryoshye nigahora mu itama, ariko turahari tubabwire ubutumwa bwiza, uburyo Kristo agira neza. Ubutaha nawe tuzaba turi kumwe abaho ubutumwa, babwire ukuntu byari bimeze muri iyo minsi yose, ubuzima ukuntu bwagiye bugenda. Nta nubwo buragiriye, ntabwo burangiye, buracyahari. Dukomeje kubakumbuza ubutumwa bwacu, bakomeza bakurikirana. Nk'uko bisanzwe rero dusozanya n'isengesho, mwadusengera. Turagushimye Mana kugira neza kwawe, tugushimiye ko ugiye kumva gusenga kw'abana bawe. Mwami mwiza, nk'uko wabanye natwe ukatugirira neza muri bya bindi byose bigoye. Ndagushimiye Data mwiza ko ugiye gukiza abarwayi. Ndagushimye Data ko ugiye kugaburira abashonje. Ndagushimye Data ko ugiye gufasha abacuruza ntibigende. Bya bindi byose Mana bibagoye ugiye kubana nabo. Urakoje kubyumvisha ni mu izina rya Yesu. Amen.